nyamara Kigali basigaye bazi kubaka, ariko by'umwihariko buriya Kibagabaga nkeka ko ishobora kuba iza ku mwanya wa mbere. Ndabasuhuje mbahe ikaze kuri Kigali Band Sera, ariko mbifuriza na weekend nziza. Twe twamaze kuyigeramo, ariko ndifuza ko wakinjoyinga weekend, winjoyinga n'iyi video nakuzaniye. Ahangaha Kibagabaga murayizi, ntago nayivugaho ibintu byinshi, ni karitsiye buri muntu wese abarwaniza kugira ngo ayitungemo property nk'iyi ngiyi, kandi ku buryo utaba unahenzwe. Iyi nzu yacu rero ntago ndi bubatindire, kuko ihagaze kuri miliyoni 220 muri karitsiye nziza hano Kibagabaga, hafi naho ihurira na Kimironko. Nyine umva ifite access ebyiri, ushobora guca Kibagabaga cyangwa ugaca Kimironko, ariko ni inzu nziza yubatse kuri ubu buryo mubona buri moderne, yubatse ku butumburuke buri hejuru, ariko ubu bwiza mubona nkunda kwibabwira n'ubwiza buwe no kwisiga. Na amarange meza mubona kujya ku maso yanyu, ariko ikaba ifite n'amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru, yubatse kandi ku buryo muri moderne nk'uko mwayibonye hanze uhereye kuri korotire. Ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, mumaze kujya mubimenyera, ariko parikingi n'imodoka 2 zisanzuye cyangwa se 3 nazo ntoya zajyamo. Ariko tuvuye kuri iyo parikingi tugendane gake gake, sindi butinde hanze uko nahaberetse. Dufite jaride nziza ahangaha mu by'ukuri ibereye ijisho. Iyi nzu ngenda kunze ukuntu nyirayo yayigabanyije. Urumva mu gihe wenda wavuga nk'imodoka ni nke, ushobora no kwigiza imbere ugasiga jaride ntoya, imodoka umubare wa parikingi ukiyongera. Reba utu duti twiza cyane duteye ahangaha, mu by'ukuri umugabo. So nabivugira muri rusange, abanyarwanda nabibabwiye basigaye bazi kubaka. Ushobora kuba uhagarara ahangaha ukibeshya ukavuga ati wenda ndi Dar es Salaam cyangwa se Kinshasa. Oya, aha ni Kigali, tumaze gutera imbere cyane mu buryo bw'imyubakire. Ni inzu nziza rero mubona, nababwiye ko ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, ikagira na rooftop n'amanex, kuko yubatse mu buso bunini. Twakomezanyije tuzamuka, ntabwo nshaka kubatindira, ariko umuntu uri bukurikirane iyi video nyamuneka ukore subscribe kugira ngo tugendane neza, kandi ufate umwanya wawe. Nahisemo kubakorera video muri weekend, mwaruhutse ndabizi benshi, kugira ngo urebe ino video ubone ubwiza bwiza. Rebera design iri ahangaha, plafond n'igipusamu no mu nzu hose ni mubigeramo, ikagira amatara meza cyane. Ese ubundi wica ahangaha kubera ubutumburuke buhari, banyerekere ucishije ahangaha gutya uhita ubona ko wagira ngo uri kuri rooftop n'ubundi. Ariko icyo nakumenyesha, karitsiye ubura kamera, ubanyerekera hariya, ubanyerekera abaturanye ukuntu bimeze. Reka no kwinjira mu nzu harabajyana kuri rooftop. Ntago ndi bubatinze, twinjiranye rooftop utayibonye ubwo yasigaye. Tugendane mu by'ukuri, mwabonye rooftop nziza cyane. Twinjiye muri salo iryoshye, rebera itara, reba ubwisanzure bwa salo. Iyo reba jipusa imeze gutya, niba agiye kubabwira ibyuma byose harimo garde-robe, ukashyiraho n'aka kabati. Iyi ni TV stand, ntago byari bisanzwe. Urabona ko yo irademontwa, ukaba wayigiza ku gikuta hirya cyangwa iki, kuko irimo hagati. Ariko ni salo nziza cyane iryoshye, yaba ku makaro yaba ku marange, buri kantu kose ni salo nziza. Reka tuve muri salo tujya muri salle à manger. Twakomeje buriyo tuvuye muri salo duhita twinjira muri salle à manger. Ni umuturanyi mwiza wa salo, uva muri salo uza kurya. Ariko iyo uvuye muri salle à manger, ngwino banyerekera aka kantu, ariko ntaravamo uhagarare hariya, ndebera aka kantu keza cyane ko gukarabiramo, gafunze mu nguni na miruwari yako n'ibirahure byiza bya bindi bya katedrali. Iyi nzu yacu ntago ihenze, kuko kuri miliyoni 220 Kibagabaga, n'ikibanza bwacu kigeze kuri miliyoni 100 zinarenga kuzamura. Dukomezanye, ahangaha turi ni mu gikoni cyiza kigize iyi nzu. Mu by'ukuri iyo umuntu ahagaze ku maguru yabira akavuga ngo miliyoni 220, nawe ujye uhagarara ku maguru yawe urebe ngo icyo kintu ari gukora nicyo koko aguhamagariye. Ni inzu nziza rero ifite ubwinyagamburiro, ubuhumekero
kuko ntago ari za nzu ziba zifunze cyane. Urabona ko ari inzu iri open. Mu by'ukuri inzu yacu iraryoshye, nabahitiyemo ino nzu muri weekend kugira ngo murebe ubwiza bw'inzu yacu. Ariko reka no kubatindira, twinjirane mu cyumba cy'abashyitsi aho dusanga urugi rwiza cyane rwa muvura. Urabona ko ahangaha iyo tuhinjiriye duhinguka muri toilette. Ubwo toilette ushobora gukoreshwa n'abashyitsi ndetse ikaba yaccessingwaho n'iki cyumba cyiza cyane nacyo kinini kiri hano gifite access yo gusohoka hanze cyangwa ukaba wakwinjirira ahangaha. Twakomeje, ariko pardon, inzu yacu ifite ibyumba 5. Sorry kabisa nibeshye, ni ibyumba 5 bihindura imari. Noneho urebe no korodoro ingana gutya yisanzuye nayo ubwo wagira ngo ni ikibuga. Reka duhere mu cyumba cya mbere cyiza cyane kirimo n'akabati. Urebe, banza ndebera urugi, ariko ni muvura kandi rurakoze neza, ruraseriye pe. Reka mabwire, inzu gucitse nta yindi wazabona. Reba garde-robe iri mu cyumba cyisanzuye gutya, na parafo nziza ya gypsum, guteranyaho na douche na toilette nziza nk'iyi. Tuvuye hariya rero twinjira mu kindi cyumba cyiza cyane nacyo kimeze nka cya kindi. Mu by'ukuri nitugendana uragenda ubona icyo bihuriyeho no kwisanzura, amagariderobe, tukagiramo inzugi nziza za muvura. Mu by'ukuri inzu nakubwiye ngo ku byumba 5 miliyoni 220 hano Kibagabaga. Inzu yacu yubatse mu buso bunini. Iyi ni douche y'iki cyumba nayo. Mumaze kubona ibyumba 3 rero, igihe nahereye reka mbereke ahangaha hari ikindi cyumba nacyo cyiza cyane gifite na douche yacyo. Ndabizi neza ko mufite amasiko ya chambre principale, ni iyi ngiyi magazeho. Reka dukomezanye. Ahangaha turinjiye gutyo ubu ngubu tugeze ahantu heza. Tukinjira uhita uhura n'akabati ko washyiramo inkweto. Noneho wava aho ngaho tukagira douche nziza, ni douche ngari. Ndakubwiza ukuri, harimo amakaro meza cyane, toilette nziza indi ya Milano, ndetse tukagiramo n'uru rukarabiro rwiza rumwe twita lavabo. Urumva ko inzu yacu chambre principale ntago isondetse. Twava aho ngaho tugakomezanya. Reka mbereke ubudasa bw'inzu, ejo mutazanyitwaza ngo hari ikintu wabuze kuri Kigali Bar and Sale. Bajya nkwereka ibintu byose, ejo utazavuga ngo hariya iraca no nta mari ziba. Aha niho haba imari, aha ni kwa kamari. Wahageze ntushaka kuhava utibonyemo, kuko tuba dufite inzu z'ingeri zose. Yewe nushaka niya miliyoni 100 tuzayiguha, cyangwa se niya miliyari nayo uzayibonamo muri channel yacu. Wowe icyo bigusaba gusa kora subscribe kugira ngo dukomezanye. Iriya rero yari chambre principale. Buriya igomba kuba ifite urubaraza rwiza mu by'ukuri. Ese reba, uri hano muri chambre, wenda tuvugura rushyishya gufata akayaga ko hanze ugatera intebe hano, ufite ka kayaga kawe ka ya jaride urayibona ku maso yawe itari yakura. Mu by'ukuri waba wiguriye inzu nziza cyane. Ariko ntago nagenda ntaberetse mu gikari ku manex. Reka nyarukire gato mbere. Reka nkubwire rero mbere yuko ngiye ibintu byinshi nkubwira. Iyi nzu yacu impamvu ari nziza, ikora ku mihanda 2. Ubu urabona iyi dari iri hano, aya manex yacu ameneye dari ku buryo wuje ukayigura wahita uzamura imiryango y'ubucuruzi. Iyi dari ikora kuri kaburimbo ya ruguru. Urumva wiguriye inzu wabuguze, ni ikibanza kinini cyane ku buryo wahita wubaka amanex ugashyiraho alimentation ukaba watura neza. Aha ni amanex rero nimbaze kubereka. Dufitemo igikoni, umuryango w'umukozi, imiryango y'abakozi ni 2, tukagiramo n'ahantu ho gutekera. Mu by'ukuri igikari cyacu, kandi ahangaha idare nahiri. Ese ushatse ni wanahafunga hakora icyumba naho. Iyi nzu yacu iratubutse mu by'ukuri. Rero nimba ukunze iyi nzu, tuvugishe kuri iyo nimero iri muri screen, ariko ndabizi wayikunze. Mu by'ukuri ku byumba 5 byayo n'amadusha 4, ikaba iri mu buso bunini ku buryo ifite n'ahantu hagenewe washyira amalimentation y'ubucuruzi mu gihe waba uyiguze. Iyi nzu kuri miliyoni 220 waba witoraguriye. Kora subscribe tukomeze twinjoyingane weekend nkuko nababwiye dutangira, twinjoyingana n'ino nzu nziza cyane nabazaniye. Murakoze.